ushobora kuba uri kunywera ku gikombe cy'ibibazo, ushobora kuba uri kunywera ku gikombe cy'uburwayi, ushobora kuba uri kunywera ku gikombe. Bongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, ntibamenye icyo bamusubiza. Aba data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe. Hariho gupfa kwinshi, abantu barapfuye bageza ku rwego Imana ibarega asanga barangije gupfa bariyoroshe. Umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Urukundo rw'Umukiza ni nk'amazi menshi cyane, rwamukuye mu ijuru heza aza mu isi y'ibyaha. Urukundo rw'Umukiza ni nk'amazi menshi cyane, rwamukuye mu ijuru heza aza mu isi y'ibyaha. Tekereza zanki bamukubise n'imisumari mu biganza, yaziraga wowe nanjye, yaziraga twebwe twese. Tekereza zanki bamukubise n'imisumari mu biganza, yaziraga wowe nanjye, yaziraga twebwe twese. Tumushime, tumushime n'Umwami Yesu, wemeye kwitanga ku musaraba. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndanezerewe ku bwanyu, nezerewe kubw'ijambo ry'Imana. Numvise iyo ndirimbo ifasha. Tekereza zanki bamukubise n'imisumari mu biganza, yaziraga wowe nanjye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Ndashaka kubabwira ngo mureke duha agaciro urupfu no kuzuka by'Umwami wacu. Duha agaciro urupfu no kuzuka by'Umwami wacu. Haleluya. Kuko mu rupfu rwe no kuzuka kwe nibwo twaboneye amahoro, niho twaboneye agakiza, niho twaboneye. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashima Imana ku bwa Yesu, wemeye kwitanga, wemeye gupfa urupfu rubi, wemeye kubabazwa ku bwanjye, ku bwawe. Imana ishimwe. Tekereza zanki bamukubise n'imisumari mu biganza, ari wowe wazira, ari igihe wazira. Imana ishimwe. Turi mu minsi ya Pasika, ariko munyemerere tuganire ku ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice cya 14. turasoma duhereye ku murongo wa 32. Dusome twumve. Ngo bagera hitwa i Getsemani, maze abwira abigishwa bati, niba mwicaye hano mbanze senge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato, yubama hasi, arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ariko aba data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko ngewe nshaka, ahubwo biba uko ushaka. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso ni isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nkeya. Yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, ntibamenye icyo bamusubiza. Agaruka ubwa gatatu arababwira ati, noneho musinzire muruhuke, birarangiye, igihe cyanjye kirasohoye. Dore Umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenzi ari hafi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nagira ngo twongere dutekereze ku Mwana w'Imana Kristo, ku rupfu rwe no kuri iki gihe cy'imibabaro ye, n'igihe yafashe cyo gusenga. Harimo asengera isi, asengera abigishwa,
ari Getsemani ari marira. Nagira ngo mbabaze ngo mbese ntimubashije kubana amaso n'isaha imwe? Ntimubashije kuba amaso n'isaha imwe? Nimusenge ngo mutajya mu moshya, nimusenge mutagwa mu moshya. Imana idufashe cyane. Ahangaha yari mu minsi ye ya nyuma, afata abigishwa bajyana gusenga, ariko abona barasinziriye, abona barananiwe, abona bararushye. Ariko ngo arangije afata bamwe, Yakobo na Petero na Yohana, abantu yibwiraga ko bo ari abantu b'intwari cyane mu gusenga, ari abantu yakiyambaza ngo byibuza bigireho hirya ho gatoya, bagiye ahantu mbese barebe ko bazamura isengesho bamufasha gusenga. Uzi ko iki gihe abantu b'Imana bajya bakigiramo neza, ugashaka abantu benshi bajyaga musengana muri gurupe nini ukababura, ukajya muri korali ukumva biranze, ukumva ukeneye abantu nka 2 cyangwa 3, ariko nabo bahagera bakiyorosa. Imana itugirire neza, Imana idusure cyane. Nagira ngo dutekereze kuri iri jambo. Yesu ngo asengana umubabaro, hari Getsemani, hararira cyane, harasenga, ariko abantu yitwaje ngo bamufashe gusenga, ngo imitima yabo yari iremereye, yuzuye agahinda, yuzuye umubabaro. Gusenga reka nta kintu bitayeho, akavuga ati ariko mwabaye maso mugasenga, reka da, akagaruka agasanga bagize gute, bongeye biyoroshe. Nagira ngo mbabwire ngo ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kurira, ni igihe cyo kubera amaso ubugingo bwacu. Ijoro rirakuze burenda gucya abantu b'Imana. Imana itugirire neza. Ngo yigira imbere ho hatoya, ngo arasenga, ngo hari igikombe kimurenge. Natwara igihe dusenga ngo wenda ibigeragezo dufite turebe ko byaturenga, ngo wenda turebe ko byakira, ukabona biranze, ukabona icyo gikombe ukinywereyeho. Ushaka kuba uri kunywera ku gikombe cy'ibibazo, ushaka kuba uri kunywera ku gikombe cy'uburwayi, ushaka kuba uri kunywera ku gikombe mbese cyo kwangwa. Hari ibikombe byinshi, ariko Imana nikongera imbaraga. Yesu ngo arigira hirya arasenga. Insinzi yabyo, insinzi yuko iki gikombe ubasha kukinyweraho kandi ukakinyweraho ukavamo utsinze, nukubanza gusenga, nuko wigira hirya ho gatoya, ukambara imbaraga, ugafata ibihe byo gusenga, utitaye ko musengana. Niba ubona byaranze, niba ubona ufata babiri aho kugira ngo bagushyigikire ugasanga biranga, igira hirya usenge, kuko igihe cyo gusenga ni iki, igihe cyo kuba maso ni iki, igihe cyo gusengera abana bawe ni iki, igihe cyo gusengera ako kazi, igihe cyo gusenga ni iki. Umva, igihe cyo gusenga ni iki. Yesu ngo afata 3 yari yizeye, Petero, Yakobo na Yohana, ati mwigire hino, wenda mwe murafasha gusenga, wenda nintera indirimbo namwe murikiriza. Ariko nabo amaso yabo yararemereye. Shuti zanjye, abantu benshi amaso araremereye, gusenga byanze, kwizera byanze, ariko nimubasha gusenga n'agahe gatoya, igihe kirageze kugira ngo dusenge, kandi dusenge ubudasiba. Yesu arasenga, hari Getsemani, n'umurage mwiza yaduhaye wo gusenga no kuba maso. Mbese urabikora? Mbese uri gusenga cyangwa uri gusinzira? Imana itugirire neza. Intwaro ikomeye ibasha gutuma igikombe ukinyweraho kandi ukakinywaho ukavaho utsinze, ni intwaro yo gusenga. Yesu aravuga ati mureke dusenge. Aravuga ati Data, ese byashoboka ko igikombe kindenga? Ariko arangiza aravuga ati bye kuba uko nshaka, ahubwo biba uko ushaka. Haleluya. Bye kuba uko ushaka, ahubwo nibibe uko Imana ishaka. Niba Imana ishimye ko icyo gikombe kinyweraho ariko uve mutsinze, niba Imana ibonye yuko icyo gikombe cy'ubukene kikugeraho, kinyweho ariko uveho utsinze, uri umurokore wubaha Imana. Niba uri hari igikombe, ari igikombe cy'ibidandabiranya, ko abantu benshi bafite ibikombe bitandukanye, shaka kubudandabiranwa n'ibibazo, kubudandabiranwa n'uburwayi bw'urudaca, kuburi kudandabiranwa n'abakwanga, kuburi kudandabiranwa n'ubukene bukubayeho akarande. Ariko iki gikombe kugira ngo ubashe kukinyweraho, uveho utihakanye Imana, uveho utagaye Imana, uvemo mbese wambaye ikamba utsinze, nuko Imana ikongerera imbaraga. Haleluya, haleluya. Mureke twinjire ku musozi wo gusenga, uyu musozi w'Getsemani, winjiremo mu buryo bw'umwuka, uvuge ngo Data, nanjye ndaje. Iki gikombe niba ushatse ko nyinyweraho udashimye kukindenza, kimenye
nyinyweho ariko nzasohoka aha hantu nambaye ubwiza bw'Imana. Yesu yaremeye arakinyweraho, arakubitwa, arababara, arangwa, aratukwa, ahinduka ubusa, ahambara ubusa imbere y'abana b'abantu, ariko avamo ari umwami. Ni umwami ibihe byose, niyamamare, niyamamare, ni umwami w'abami. Iri sengesho rero yadusabiye, asabira abantu, arangije arasenga, asabira abazizera asabira abantu bose. natwe yaradusabiye, nawe urimo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo va mu bitotsi, reka gusinzira, reka kwiyorosa, kuraho ako karingiti, emera usenge. N'igihe cyo gusenga, n'igihe cyo kuba maso. Yesu arasenga. Kuki atavuze ati byose nicyo cyanzanye, reka ne kwirirwa senga, reka ne kwirirwa mbijamo? Uzi ko hari abantu bajya mu kigerageza akavuga ati narasenze byararangiye, ubwo nibyo nyine Imana inyumve nitanyumviro. Rero oya, Yesu nubwo yarari mu bigeragezo biriya bikomeye, nubwo yarari muri biriya birushya, ariko yarasenze. Nawe nubwo uri mu bikomeye, nawe nubwo umerewe nabi, senga kandi ube maso. Wirinde kugira ibitotsi, wirinde kwiyorosa, ahubwo ube maso. Ubere maso urugo rwawe, ubere maso umurimo w'Imana, ubere maso iriya korali uririmbamo, ubere maso itorero, ubere maso igihugu cyacu, ubere maso igihugu urimo, ubere maso isi yose. Uvuge ngo Mana, niba bishoboka iki gikombe kiturenze, ariko niba wemeye tukakinyweraho, niba wemeye Imana ikemera ukinjira mu rupfu, nawe urwinjiremo, ariko uzazuka kiri ubugingo buhoraho. Urwinjiremo uri umwere, urwinjiremo uri maso, unesha. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngongera kugenda, arasasanga bongeye basinziriye. Nagira ngo mbabwire ngo kuki wongeye ugasinzira? Imana iragukangura ngo kanguka, ugakanguka umwanya umwe, ugahunyeza, ugasenga, ukongera ugasinzira, ukongera ukaryama, ukongera ugasinzira. Igihe cyo gusinzira ntago ari iki. Imana itugire neza. Yesu yaduhaye icyitegererezo cyiza cyo gusenga, nubwo yaba ari mu makuba, nubwo yaba ari mu gihe gikomeye, nubwo yaba icyifuzo uri gusengera utari buhite ugisubizwa ako kanya, cyangwa se kitari busubizwa nk'uko ubyifuza, utegetswe gusenga. Gusenga bimara umubabaro. Gusenga bituma winjira mu rugamba kandi ukarutsinda. Kuko icyashoboje Yesu ko atihakana Imana cyangwa avuga ati imibabaro sinyigiyemo, icyamushoboje nuko yabaye mu bihe byo gusenga. Imana ikajya imwongerera imbaraga, Imana ikongerera imbaraga, Imana igusukira imbaraga, Imana igusukira amavuta, Imana ikunyanyagizeho ubuntu bwayo, Imana yongera igukangure, ikuvane mu bitotsi. Imana ishimwe. Mbese ubereye maso urugo rwawe? Mbese uri maso? Ubereye maso abana wabyaye? Mbese ubereye maso igihugu cyacu? Mbese uri maso cyangwa nawe uri kwiyorosa? Arangije abonye byarangiye nta kintu akiramira, aravuga ati rero ndabona mwe byabananiye no gusenga, ngaho nimusinzire, ibintu byarangiye. Ese koko Imana ikureka ugomeze usinzire? Oya, kanguka ube maso, kanguka ube maso. Imana ishimwe. Yesu rero yadusigiye umurage mwiza wo gusenga nubwo byaba bikomeye. Uyu ni umurage mwiza, ni umurage yaduhaye wo kuba maso, no kurira tukarira ibyacu, tukarira umurimo w'Imana. Banyamasengesho, bakozi b'Imana, mwereke dusenge. Nimwe barinzi b'igihugu cyacu, nimwe barinzi b'isi turimo, nimwe mukwiye kurinda, mukarinda. Kuko bamwe babaye abarinzi b'impumyi, abandi babaye abarinzi batavuga. Umwanzi araza akatwiba abantu bagapfa mu buryo bw'umwuka, tukanababona ko bapfuye, barangije gusinzira, barapfa bararangiza. Mbese Imana irapfusha, nta gahinda tukigira cyo kurira umurimo w'Imana, kuvuga ati byararangiye nyine uriya niyasiraho, ntubasha kumusengera, ntubasha guhugura, ntukivuga. Reka data, Imana itugirire neza. Hariho gupfa kwinshi, abantu barapfuye bageza ku rwego Imana ibarega asanga barangije gupfa, bariyoroshe, byararangiye. Nawe wamubona ugasanga byararangiye. Utegetswe gusenga. Mureke dusenge
kugira ngo tutagwa mu moshya. Imana ishimwe. Mureke dusenge ngo mube maso kugira ngo mutagwa mu moshya. Mbese amoshya wowe urayabona? Amoshya arahari imbere yawe, ntago uyabona, ntago uri kubona amoshya. Amoshya ni menshi. Imana itugire neza. Twajyaga dufata ibihe byiza byo gusenga, ariko umunsi wafashe nk'igihe cyo gusenga ugasanga nibwo satani yaguteze ku rwego rwo hejuru. Satani akagutega ugasanga niba wafashe nk'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, hanyuma nibwo ugize inzara, ya nzara itabaho utigeze ugira mu buzima. Cyangwa se ugasanga nk'iwanyu wenda niba wafashe nk'amasengesho y'iminsi 2 ugasanga nibwo batetse nyine akaboga, nibwo batetse utuntu twiza ukunda, nuko ugasanga utegewe ukavatera kose Mana ibi binda bivamo ndakomeza. Reka mbabwire ni mwe maso mutajya mu moshya, uko moshya satani aba yaguteze. Mwibuke ya minsi 40 Yesu yafasha asenga, mwibuka ko yayivuyemo ageragezwa na satani. Rero kuba uri mu bihe byo gusenga ntibivuze ko satani ataza kukugerageza, ahubwo aragutega akakureba akavuga ati umuntu yatangiye byo gusenga, reka bariho mutegera ndebe yuko ava amanesheje koko, ndebe yuko ava amatsinze koko. Iminsi 40 irangije nibwo satani yamuzaniye ibigeragezo bingahe, amuzanira icyubahiro. Aramubwira ati rero niba rwose wanyemerera ukandamya, ndaguha ubwami bwose bwo kwisi. Amutegera ku cyubahiro kuko azi yuko icyubahiro kigushije abantu benshi. Icyubahiro kibujije abantu gukizwa, icyubahiro kibujije abantu kubaha Imana. Ubu hari n'abantu bumva ijambo bafungura abantu areba ijambo nk'ubu yashaka no kubafasha, yakoma ku cyubahiro afite agahita rya jambo aritesha agaciro agashyira hejuru icyubahiro. Amutegera ku cyubahiro ariko Uwiteka aramubwira ati, Yesu aramubwira ati ujye wubaha Uwiteka aba ari upfukamira wenyine. Imana ishimwe. Amutegera kunda. Natwe jya dutegera kunda. Wafasha amasengesho nandi ndimo mbibabwira neza, akagutegera kunda, akaba ari bw'inzariza, akaba ari bwo wumva ubugugu bwaje, akagutegera ku biti. Amutegera kunda ngo afate ngo iribuye urihindura umutsima ngo urye. Ariko aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Mumvugira amena. Haleluya. Umuntu ntatungwa, satani naza kugutega ashobora kugutegera kunda, akagutegera ku nzara, akagutegera wenda kuko ufite ibintu, akavuga ati mutegeye ku bibiri ibi bintu ndebe ko yihakana Imana, ndebe yuko kubera ko afite ibintu abasha kurya abasha kunywa ntabone n'umwanya wo gusenga. Ugasanga neza agutegeye kunda, no gusenga biranze, kwiriza biranze, ibiryo bikubanye ibiryo, ibisubizo bikubanye ibigusha. Imana itugire neza. Wibuka ko satani yategeye Yesu kunda, ariko Yesu akamubwira ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Nawe ukwiriye gukubita aba badayimoni ukavuga ati satani wintegera kunda, Yesu niwe wabimpaye, Yesu niwe wampaye amahoro, Yesu niwe wampaye ibimfite, Yesu niwe ungaburira, ngomba kumwubaha. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Uza gusanga nawe uza kugenzura ureba ahantu satani agutegera, hanyuma numara kuhamenya nawe umenye yuko aho ngaho ariho ugomba kumukubitira mu cyico ukamurangiza, kuko Yesu niho yamutsindiye. Amaze kumutsinda ngo ari mu butayu nibwo yatangiye umurimo. Amaze kumutsinda muri bya bigeragezo bingana kuri yamugerageze, amutegesha icyubahiro, amutegera kunda, amutegera ku butunzi. Ariko Yesu akamubwira ati reka byose agatsinda, hanyuma umurimo ugakomeza. Nagira ngo Imana iduhe kuba maso, ngo mbese nimubaye maso ni isaha imwe nimusenge mutagwa mu moshya. Amoshya ariho, amoshya arahari. Satani aragutega akagutegera ku nshuti, umwanya umwe ugasanga biranze, bikaba birapfuye. Ya nshuti wari wiringiye ibintu bikaba biranze, inshuti ukayibura uyireba. Reba aho satani agutegera, ukubitire mu cyico, hanyuma nawe umurangize uvuga uti satani ntubashije kunshobora. Hano rero Yesu ari kuri uyu musozi, arahangaha kuri uyu musozi w'i Getsemani, akubitira satani mu cyico, aravuga ati
nubwo birangiye iki gikombe Uwiteka akaba atakindengeje, ngiye kukinywa, kandi yakivuyemo akinyweye neza avamo. Nubwo yinjiye mu rupfu yazukanye ubugingo. Haleluya! Azukana ubutware, ari ku ngoma, ari imbere y'Imana ishobora byose. Nahabwa icyubahiro kuko yabashije gutsinda uru rugamba rwari rwamuzanye, kandi nawe yiteguye kuguha imbaraga kugira ngo nawe ugeze muri ibi bihe, ugeze muri bikomeye, ugeze mu gihe ubonye iki gikombe gikomeye, nawe ubashe kukinywa kandi ukinywereho utsinze. Uri umutsinzi ufite inzira z'i Siyoni. Ndumva mbifurije ngo nimube maso byibuza ni isaha imwe. Ngewe ndakubwiye ngo ba maso byibuza ni isaha imwe, ba maso kugira ngo utajya mu moshya. Mureke dusenga Imana, Imana iguhe gutsinda ya moshya, kandi Imana iturengere. Nibona iki gikombe yakikurenza, ikikurenze. Nibona wakinyweraho, ukinywereho, kandi tuzahurire mu bwami bw'Imana tunesheje, kuko n'abandi bera baradutegereje. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Urupfu ni irembo Yesu yatubanjirijeyo, natwe tuzarucamo tujyeyo. Ariko mu gihe uru rutaraza, Satani akaba ari gutega, tsindisha gusenga, tsindisha kuba maso. Dusenga Imana. Ndagushimiye Nyagasani Imana Nyiringabo, ndagushimiye kuri uwera, ndagushimiye ko iri sengesho rikomeye Kristo yasenze ari kuri uyu musozi arira, ubwo aba yari yiyambaje ngo bamufashe gusenga batabishoboye. Ariko ndagushimira mwana w'intama w'Imana ko wabashije gusenga ugasaba ko Imana igufasha, kuko itabashije kukurenza igikombe, ahubwo ikemera ko ukinyweraho kuko nicyo cyari cyakuzanye. Ariko wavuye mutsinze. Uri umwami ibihe byose, uri Imana ihoraho. Rero natwe turi mu isi, kandi iyi si wigeze udusengera, uravuga ngo bari mu isi ubarinde umubi, kandi mu gihe umubi arimo tugerageza nk'uko yakugerageje mu butayu. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ikuzo n'amashimwe nibi by'Uwiteka uhereye none ukageza ibihe byose. Senze shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mugubwe neza. Shalom.